Hello my people. Ngarutse n'ubundi rero ndacyari umusizi umuhoza ariko uyu munsi wa none nkuko bisanzwe. Murabizi ko ikintu cya mbere nabasezeranije ari ukuzajya mbagezaho icyo bita trends. Uyu munsi rero ndabagezaho icyo bita trends ariko muri entertainment. Gahunda rero nakubwira ngo wowe utarakora subscribe egera hino ukore kuri iyo nzogera ubundi dukomezanye ntuzongere gucikwa n'amakuru azajya bagezweho. Uyu munsi rero tugiye mu bijyanye n'imyidagaduro ibiri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga ariko hakubiyemo umuziki nyarwanda. Ngiye kubabwira rero ibintu byiza cyane kandi nzi ko mwese mukunda. Abantu dukunda injyana zigiye ziri mu bwoko butandukanye. Ariyo mpamvu nakoze hirya nkakora hino. Nagiye mu byamamare bitandukanye yaba ari abaririmbyi baririmba injyana ya R&B, ari abaririmba injyana ya hip hop, hose nagiyeyo na za afrobeat kugira ngo rero mwese muze kubasha kwisanga muri uru ruganiriro nta numwe ucikanwe. Reka rero mbabwire ngo ndacyari umusizi umuhoza kandi gahunda ni yayindi, nta mpamvu yo kugira ngo tujye tuyoberwa ibigezweho. Reka rero mbisabire ngo mwese mwibuke kuza kumpa komenti nimumara kumva iki kiganiro tugiye kugirana ndetse kandi buri wese yisangemo ntagire usigara. Ku mwanya rero wa mbere ngiye kubabwira injyana zigezweho ariko ku rutonde haba hari uwa mbere ndetse hakaba n'usoza, ariko uyu munsi ntabwo ndi buzikurikiranye nk'uko zagiye zikurikirana ariko ndagenda mbasobanurira impamvu yabyo. Ariyo mpamvu mbabwira ngo ndababwira urutonde rw'indirimbo 10 zakunzwe cyane. Aho mpera mvuga ko zakunzwe rero nuko uri buze kugera kuri TikTok ukasanga zirimo ziracaracara barazikoreye icyo bita challenge. Ugasanga rero challenge bagiye bazikorera kandi ugasanga abantu barazikunze ndetse bigaragazwa n'ama-views zagiye zigira, bikagaragazwa n'ama-vlog bagiye bazikorera behind the scene uburyo zagiye zikundwa kurebwa. Ubwo rero ibyo byose ugasanga abantu baba bikeneye. Hari umuntu utabasha kujya kuri YouTube ngo arebe ibirimo biracaracarayo, ariko aramutse yumvishe iki kiganiro ashobora kugira amahirwe yo kujya gushaka izina ry'indirimbo nk'uko ngiye kuri babwira ahangaha. Ubwo rero hari zagiye zisohoka nijoro, bamwe basinzire batari bazireba, hari n'abagiye bazireba ariko hari n'abazibonye ari ama-challenge kuri TikTok bakaba batarazireba zose. Nabwira ngo muze kugira amatsiko mujye kureba izo ndirimbo. Ku rutonde rwa mbere rero nk'uko nagiye nzishyira ku rutonde turasanga indirimbo y'umuhanzi Ariel Ways. Ni indirimbo uyu munsi tuvugana, uyu munsi turi 2:37 tukaba turi kuwa 4. Ubwo rero abazabasha kumva iki kiganiro ntibagire ngo byasohotse ako kanya bakibyumva. Nababwira ngo imaze amasaha 19 ubaka kanya tuvugana ndi kuba iki kiganiro. Indirimbo yitwa Injyana ya Ariel Ways. Indirimbo Injyana rero ni indirimbo nziza cyane. Nababwira ngo muze kugerayo kuri YouTube muyumve kandi nzi ko mukunda umukobwa wanyu Ariel Ways. Ni umuhanzikazi w'umuhanga cyane ufite ijwi ryiza, yize ku Nyundo kandi afite ubuhanga bwo kugorora ijwi mu buryo bwose. Nzi ko abakunzi ba Ariel Ways ntimuze kujya mucikanwa kandi mujye mwibuka gukora challenge mu njyana z'umuntu ukunda kuko bimumotiva, bimuha gukora cyane nk'uko aba yarabyemeje, abashaka gushimisha abafana be. Icyo rero nicyo nababwira. Reka twikomereze ku mwanya wa 2. Turahasanga umuhanzi w'umurundi witwa Fernando rero akaba ari umuhanga cyane, aririmba mu Kirundi, donc afite indirimbo yitwa Bersima. Abayizi nzi ko bayikunze cyane, yakorewe challenge cyane kuri TikTok. Bersima rero ni indirimbo yashyize hanze mu gihe gishize
ariko nkaba ndi kubabwira indirimbo nshyashya yashyize hanze yitwa Kazima Imana Inkunda. Kazima Imana Inkunda rero ubu aka kanya tuvugana imaze amasaha 2 igeze kuri YouTube. Nababwira ngo mugerageze mugereho muyumve. Ni indirimbo nziza cyane aho abarimo arabwira abantu ko nubwo wifuza gutera imbere ariko abanzi bawe baba barimo barakuzitira batifuza kubasumba kandi nanone bifuza kubahora inyuma urimo rabasenga. Ni indirimbo nziza cyane irimo ubutumwa bwiza. Uyu mwana w'umusore ni umuhanga cyane guturuka mu Burundi, aririmba neza cyane. Reka mbabwira ngo abakunzi ba Fernando mujye mumuba hafi cyane, mumukorere challenge kandi mumwereke ko mumushimishije cyane. Dukomeze cyane ku mwanya wa 3, ntabwo uko nazikurikiranyije ariko indirimbo zikurikirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo niko nge nashatse kuzipanga, mutagira ngo zikurikiranye kubera ko ari amasaha zigiye zirutanwaho. Oya, ahubwo ni indirimbo zasohotse muri uku kwezi kugira ngo buri wese yisanga muri entertainment ndi kubagezaho. Ku mwanya wa 3 rero ntizimbye mu magambo turasanga indirimbo ya Element Ele. Ni indirimbo nziza cyane. Element Ele ni umuhanzi w'umuhanga kandi ikindi ni umwana ukiri muto w'umusore, akaba ari na producer ariho muzasanga iri mu ndirimbo hakunda kuvugwamo ngo Ele. Iyo ndirimbo yarakorewe kwa Element producer. Ni studio nziza cyane itunganya ibihangano neza kandi ikunzwe muri iki gihe. Reka mbabwira rero ngo Element Ele ku mwanya wa 3 yasohoye indirimbo yitwa Milele. Ni indirimbo iri gukundwa cyane, nkuko mubizi ni indirimbo ikunzwe ku rwego rumwe cyangwa urundi, kandi ikindi nanone nababwira ngo nkuko Element niho basha kubona iki kiganiro umenye ko ukunzwe n'igitsina gore ku rwego ruri hejuru cyane, kuko aho usanga ama challenge menshi dukoze ijanisha dusanga abari bashe kumukurikirana n'abakora challenge ze cyane ari abari n'abategarugori. Ibi rero ni ibintu byiza cyane kuba yaratekereje kuba yateza imbere ibitekerezo bishobora gukangura abari n'abategarugori bakishimira ibihangano bye. Rero mbabwira ngo mugereyo murebe iyo ndirimbo. Ku mwanya nkiri kubabwira rero indirimbo ya Element, indirimbo yarebwe n'abantu bagera kuri 1 miliyoni isaga kandi ikaba imaze ibyumweru 2 hanze. Element rero akaba akurikirwa n'abasaga 277,000 abasubscribers. Ubwo rero nababwira ngo ni umuhanzi w'umuhanga cyane ukomeje kwiyerekana neza mu ruhando rw'abakizamuka bakiri bato. Ku mwanya wa 4 turahasanga indirimbo yitwa Sekoma ya Chris Easy. Chris Easy ni umuhanzi w'umuhanga cyane, nawe wazamutse mu minsi yashize ariko agakomeza kwiyerekana neza kugeza ubu ngo amaje kwigarurira imitima ya benshi, harimo abari n'abategarugori cyane benshi, kuko abaririmbyi baririmba indirimbo z'urukundo usanga bakurikirwa n'abategarugori cyane ku rwego ruri hejuru. Rero reka mbabwira ngo abakunzi ba Sekoma ndetse n'abakunzi ba Chris Easy, ni indirimbo nziza cyane. Nababwira ngo mugereyo kandi ifite amashusho meza, mugereyo muyumve rwose, ntihagire munayirebe ntagire ucikanwa, kandi mujye mwibuka guha abakunzi abahanzi babashimisha nk'abakunzi babo subscribe. Rega buriya nta kintu bitwaye gutanga subscribe, ntibigoye. Ikindi rero reka twikomereze ku mwanya wa 5 turasanga umuhanzi Dramati. Dramati rero ni umuhanzi w'umuhanga cyane w'umurundi, aririmba mu Kirundi. Yakoze indirimbo nyinshi cyane zigiye zishimishije zakunzwe cyane n'abatari bake. Nababwira rero ngo indirimbo yashyize hanze yitwa Kosho. Ni indirimbo imaze ukwezi kumwe hanze ariko irimo irarebwa cyane ku rwego rushimishije, aho imajije kurebwa n'abantu basaga 1,700,000. ni ukuvuga ngo ni indirimbo nziza cyane kandi nababwira ngo mugereyo muyirebe ntagire ucikanwa. Dramati ni umuhanzi w'umuhanga w'umurundi, aririmba mu Kirundi cyane, arakunzwe cyane ku rwego ruri hejuru, nawe ari gukundwa n'abari n'abategarugori igitsina gore cyane kiri gukunda indirimbo z'urukundo. Reka dukomeze ku mwanya wa 6 turasanga indirimbo ya Neme Platini.
umwe mu bahanzi b'abahanga ukora video nziza cyane, kandi umuhanzi wari mu itsinda rya Dream Boys aho yamenyekanye cyane. Uyu mwanya wa gatandatu rero hariho indirimbo ye yise ku mutima. Ni indirimbo imaze iminsi 8 igiye hanze, ikaba yararebwe n'abantu basaga 118. Akaba rero neme platini P, akaba yara afite abasubscribers bagera ku 192. N'umuhanzi rero w'umuhanga kandi uduha ibihangano byiza. Nababwira ngo mukomeze mugereyo murebe ibihangano kuri YouTube. Indirimbo ni ku mutima ya Platini P nemeye ku mwanya wa gatandatu. Umwanya wa karindwi rero twihuse turasanga indirimbo y'umuhanzi Bwiza afatanyije na Bruce Melody. Iyo ndirimbo yitwa Ogera. Ni indirimbo nziza cyane, ifite video nziza kandi iri kurebwa cyane ku rwego rushimishije. Reka rero mbabwira ngo mugereyo cyane abakunzi ba Bwiza na Bruce Melody. Barabatekereje bakorana collab kugira ngo buri wese yisangemo. Mugereyo cyane kuri YouTube, indirimbo yitwa Ogera. Reka rero nongere nkomeze ngere ku mwanya wa indirimbo iri ku mwanya wa 8, indirimbo ya Gisupusupu. Ni Nsengiyumva niko yitwa, ariko azwi ku izina ry'indirimbo Gisupusupu. yakoranye n'umuhanzi witwa Agnes. Nsengiyumva rero na Agnes bashyize hanze indirimbo yitwa Ikipe Itsinda. Iyi ndirimbo rero nababwira ngo mbashishikarije kujya kuyireba. Indirimbo murabizi neza ko Gisupusupu cyangwa se Nsengiyumva ari umwe mu bafashwa n'umuhanzi The Boss Papa, kandi akaba ari umuhanzi nawe wamenyekanye cyane, akaba ateza imbere abahanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, icyo bita muri management, akaba babereye manager. Nabwo ari umugereho murebe indirimbo yitwa Ikipe Itsinda. Hari ku mwanya wa 8. Turakomeza ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzi Amag the Black. Abenshi muramuzi mu ndirimbo zigiye nyinshi cyane, harimo nka kwisi wahageze, indirimbo y'uruhinja. Ikindi kandi nanone muramuzi cyane, ni umuhanga cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Amag the Black rero akaba aririmba mu njyana hip hop, akaba kandi yarakoranye iyi ndirimbo n'umuhanzi witwa Sean Breeze, nawe ni umuhanzi w'umuhanga cyane. Rero Amag the Black na Sean Breeze bakoranye indirimbo yitwa Amaherezo, imaze iminsi 2 hanze. Amag the Black rero nababwira ngo akaba arebwa n'abantu bagera ku 558. Ubwo rero mukaba mwumva yuko aba bantu bakaba barakurikiye indirimbo, kandi akaba afite subscribers bagera ku 34,000. Akaba ari umuhanzi w'umuhanga rero. Nababwira ko nubwo rimwe na rimwe hari ukuntu abakunzi bajya bavuga ngo atinda kubaha ibihangano, ntimukajye mwijujutira umuhanzi kuko we aba afite impamvu yabyo. Aha rero twari turi ku mwanya wa 9, ubwo niho dusanze indirimbo Amaherezo y'umuhanzi Amag the Black na Sean Breeze. Tubabwira ngo mugereyo murebe iyo ndirimbo, rwose ni nziza cyane. Turacyakomeje, tugeze ku mwanya wa nyuma, ari nawo turi buze gusorezaho tubabwira abahanzi bashyize hanze ibihangano muri uku kwezi. Ku mwanya wa 10 rero turasanga umuhanzi Christopher rero ni umuhanzi nawe w'umuhanga cyane ukizamuka, nawe wagiye wigarura imitima y'abategarugori n'abari ndetse n'abandi batandukanye. Tukahasanga indirimbo yitwa Vola. Iyi ndirimbo Vola rero ya Christopher ikaba yararebwe n'abantu bagera kuri 1,000,000 isaga. Akaba afite abasubscribers 198. Aba rero akaba ari abantu benshi cyane bamukurikiye. Nababwira rero ngo ntimuzajye mucikanwa n'ibihangano bigezweho. Izi ni zimwe mu ndirimbo n'indirimbo 10 nabateguriye, nturutse kuzarebwe cyane cyangwa se kuzakunzwe cyane, zagiye zikorerwa icyo bita challenge kuri TikTok.
ariko hari n'izindi nyinshi, ariko njye nuko nahisemo indirimbo 10. Ubutaha rero tuzakomezanya tugenda tureba n'izindi zigiye zigezweho. Aha ni muri entertainment, ariko mu ndirimbo zisanzwe nzabajyana no muri gospel murebe uko biba bihagaze. Rero reka mbabwire ngo mwe mwakomeje gukurikira iki kiganiro, ndi umusizi umuhoza, kandi mbabwira yuko mwakora kuri iyo nzogera kugira ngo ibyo nzajya mbagezaho byose mujye mubasha kubibona ku gihe. Reka rero mbabwire ngo ikiganiro cyacu nakagaruka icyo bita trend entertainment, ndetse nzajya mbajyana hirya no hino no muri filime n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka mbabwire rero ngo wowe wabashije kunkurikira, wakoze cyane kuntiza amatwi, ndetse mbabwira kandi ko mbakunda cyane. Inkunga yanyu ni ikintu gikomeye. Reka mbabwire rero ngo ciao ciao, ikiganiro cyanjye nakagaruka. Mwakoze cyane.